ibyanjye ihangane cyane kandi ukomere. Niko ku isi biba bimeze, ntabwo biba byoroshye. Mu kazi ko mwigeze mukundana? Twarakundanye. Ntabwo byoroshye cyane ariko ihangane. Abantu mudukurikirana ntabwo ubuzima buba bworoshye. Reka tubasuhuze mwese aho muherereye mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu mu mpande enye zose, ndetse twibande no ku bari hirya kure mu bice bitandukanye by'isi, kure cyane, kure y'inzuzi n'imipaka. Tubashimire mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, mudahwema kutugaragariza urukundo ku makomenti menshi mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe, biduhira imbaraga ndetse ni nabyo bitwereka icyo tuzakurikizaho gishobora kuba cyanyura benshi, ndetse no kunama zanyu n'abagenda bakora subscribe ndetse banageza kure ibyo tuba twagiye tubagezaho. Nge ni Habi, nk'ibisanzwe ni Bridge Star TV, aho mukurikirana inkuru ziba zitandukanye. Uyu munsi rero tuje mu buhamya, ndabinginze aho muri ndabizi ko mushobora kuza gufatwa na emotion hakiri kare, ariko mube muretse kugira ngo mubanze mwumve neza iyi nkuru tugiye kuba turi kumwe n'uyu mubyeyi atuganiriza, agiye kutubwira ku buzima bwe bwimbitse kuva avutse kugeza uyu munsi. Ari benshi muhise mugira amatsiko kubera ko hari benshi mubikunda kandi muri buze kugira emotion, amarangamutima menshi. Reka rero no kubatindira, ni Bridge Star TV, turakwakiriye mama. Ndabikirije. Nitwa Kamirwa Sarafina. Nabayeho mu buzima bubi, ntabwo narezwe n'ababyeyi, nabayeho mu muhanda. Aho nkuriye, uragerageza kuvuga cyane. Aho nkuriye nshaka umugabo turabyarana, ngira ngo nicyo gisubizo cyanjye. Mukaba birangije turatandana, aranjugunya ajya gushaka abandi bagore. Ubu ndi njyenyine, yansigiye abana 6. Rwose ubuzima naragerageje buranga, amaze umwaka antaye, narakubitirije biranga. Ubwo atari yagenda nacuruzaga utunyanya ku muhanda, ariko nabwo n'igishoro narakiriye byaranze. Bamwe bavuye mu ishuri baricaye, utundi ntago duhabwa biroti dutoya. Mbese ni ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo ni Serafina, iyo yari incamake cyane yihuse ahita avunagura, ariko noneho tugiye kugenda buri kintu ku kindi kugira ngo wumve Serafina ni hehe yavuye, ni he ageze uyu munsi. Ubuzima arimo ni bubi nkuko akubwira, ariko se wowe uramwifuriza ko akomeza muri ubu buzima? Se bigende gute? Ibitekerezo byanyu biba binakenewe cyane. Hanyuma Serafina, ubundi wavutse ryari, wavukiye hehe, niba utaravukiye i Kigali wahisanze ute? Turagira ngo tugende akantu ku kandi kugira ngo tugende tubwira abakunzi bacu neza ibyo tugiye kubasangiza. Wavutse ryari, uvukira hehe? Navutse muri 80 hano mu mujyi wa Kigali, ariko ababyeyi banjye bahise bajya kunderesha kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru hari hehe? Igitarama muri Kamonyi. Mvayo ngaruka mu mujyi. Nibwo wagiye kwa nyogokuru ryari, wavuyeyo ryari? Turagira ngo tugende neza kugira ngo abantu tutaza kubasiga, baze kumva aho ubuzima bukomereye, baze kumva ibintu bigiye birimo bikomeye mu buzima bwawe. Nagiye banjyanye kwa nyogokuru mfite imyaka 2. Nari namenyo ntago yari yuzuye mu kanwa, nisanga kwa nyogokuru. Kuki ababyeyi bawe bakujyanye kwa nyogokuru kandi wari ukiri muto? Ngira ngo hari umwana w'imyaka 2 abacyonka, ukeneye kwitabwaho n'ababyeyi. No kubera iki? Mama yashakaga abandi bagabo, agiye kunshakana undi mugabo ngo nigira umwana urira cyane, urarurira. Mama wacu aje kumusura ahita amumara, aranjyana kwa nyogokuru. Ubwo niba mbyumvise neza, bwari uburyo bwo kugira ngo utamubangamira ku mugabo we yarashatse. Ujya kwa nyogokuru ufite imyaka 2, ubuzima bwakomereje gute kwa nyogokuru igihe mama wanyu yaramaze kugutwara? Ubuzima bwagenze neza, nyogokuru arandera. Maho nkuriye
nyogokuru nawe yararwaye igifu aza gupfa, nibwo navuyeyo ngaruka mu mujyi, nsanze mama nawe nsanga nawe yararwaye yanduye sida, papa we sinamukubwira ntago muzi, ararwara arapfa, mburaho nerekera nguma mu mujyi. Tutari twarenga aho ngaho bakujyana kwa nyogokuru, papa ukubyara yari hehe? Bari kumwe na mama mu mujyi, ariko ntago nzi isura ye. Ntabwo babanaga? Ntago babanaga. Ubwo ni ukuvuga ngo ntago papa wigeze umumenya kuva ubayeho? Ntago nigeze mumenya. Uragerageza uze kuvuga cyane kugira ngo abantu baze neza kubyumva, hanyuma abadukurikirana baraza kugenda baduhereza ibitekerezo byabo ndetse nuko babyumva n'igikwiye kuba cyakorwa. Hanyuma ugiye kwa nyogokuru ufite imyaka 2 uza kuhava, wavuyeyo ryari ufite imyaka ingahe? Navuyeyo nyogokuru yamaze gupfa 9-7 mpita mvayo nza mu mujyi, nkora akazi ko mu rugo. Hanyuma ugiye wari ufite imyaka ingahe wowe? Muri 80 nari mfite 17. Ni muri 17. Hanyuma mu myaka yawe 17 ntabwo wari warigeze wiga ishuri? Ntabwo wigeze ugera mu ishuri? Kwa nyogokuru barinkizemo nagarukiye mu wa 5. Mu wa 5 primaire? Hanyuma uza kuvamo bigenze gute? Navuyemo mbona ubuzima bwanze kandi nari maze kuba inkumi, ngenda njya mu turaka two kuvomera abaturage kugira ngo mbone utwenda two kwambara, mbona byose biranze. Mvayo nzinaha mu mujyi abariho nkorera akazi ko mu rugo, biranga mpita nkubitana n'umugabo turashakana. Washatse umugabo wa mbere ryari? Muri 2001. Ubwo mwakubitanye ukora akazi ko mu rugo uhura n'uwo mugabo murashakana muri 2001? 2001 turashakana turabyara, agiye ejo bundi muri 2020. Ni umugabo umwe washatse? Umugabo umwe nashatse. Wow. Yitabye Imana? Arahari, yarantaye. Kuva 2001 umushaka kugeza 2021 ni imyaka 20 ishize, agutaye mumaranye imyaka 20. Niki cyabiteye kugira ngo agende? Ntago mbizi, niba ari abandi bagore cyokora numva ngo yarashatse afite n'umwana. Niba ari abana benshi yabonye mu rugo bikanga kuvamo akigendera, ntago nzi ikintu cyamujyanye. Umugabo uta urugo agasiga abana bangahe? 6. Agasiga abana 6 mu rugo. Ntabwo ushobora kuba wenda hari amakosa akomeye cyane waba waramukoreye, cyane ko biba bitumvikana kuko ni umugabo nawe ubukuze uba wagakwiye kurera abana be. Hari amakosa akomeye agushinza? Ntayo. Nta makosa akomeye agushinza. Ubuzima bwo kurera abana 6 wenyine kugeza aka kanya buhagaze gute? Bumeze nabi, nta byo kurya babona. Nanjye ndwara asima, sinajya muri ako kazi k'ubuyede nagiyemo rimwe biba biranze, biba birazamutse. Mbese ubuzima bumeze nabi. Hanyuma reka dutinde cyane ku bijyanye n'urushako rwawe. Kuva 2001 ushaka umugabo, mubyarana abana 6. Ubuzima bw'urushako, umugabo mwakundaga se guserera mupfa ibintu kugira ngo tugere neza ku ndunduro yaho yafashe umwanzuro wo guta urugo. Urushako rwari rumeze gute kuva 2001? Hari bimeze neza, nta kibazo. Atunze abana be, ariko ubwo aho bakuriye nibwo yaje yiyenza ngo musuzuguza abana. Ndetse gusuzuguza gute, ashaka kunkubita, avuga no kunyica. Ndabubwira ntabwo wagomba kunyica. Nibwo yahise ahambira utwaragenda. Byatangiye byibuze ryari? Yagiye 2021. Byatangiye ryari kugira ngo habeho intandaro yo kuba yagenda? Ni ryari watangiye kubona ibimenyetso? Nejo bundi mu kwa 10. Mu kwa 10 yaraje. Kwa 2001? Navuye ku kazi, ko yakoraga akazi k'ijoro, aje mu gitondo. Araza ashaka kunkubita ari mu gitondo, arambwira ngo ndi ikigoryi, ndi igicucu. Ndetse ndi igicucu gute? Atobura igicucu, siyansobanurira ibyo ari byo. Ashaka kunkutsumira ngo nkubite, ndisohokera.
ubwo nibwo nahise mbona akaraka ko kujya gufura mfurira abantu, njya gufura. Ngarutse nimugoroba nibwo yahise agenda, ntiyongera kugaruka mu rugo. Nta gihe kinini mwatonganye, ni muri iyo minsi gusa? Ni iyo minsi yonyine ahita agenda. Wagiye utubwira ubuzima bwo gukora mu rugo ko wabubanje, uyu munsi ubuzima burakomeye, uri kutubwira kujya gufura, ariko tugaruke gatoya ku buzima bwo gukora mu rugo. Wakoze mu rugo, ubuzima bwo gukora mu rugo bwari buhagaze gute bwo mbere y'uko uhura n'uwo mugabo? Akazi ko mu rugo kari kagoye nako, narakomeje ndagakora, ariko kagoye, gahuramo n'ibizazane. Mpita mpura n'uwo mugabo, ati wowe va mu kazi ko mu rugo dushinga urugo. Mpita nemera mvamo, turashakana rwose nta kibazo, turabana. Ariko ubwo nawe nta babyeyi yaje kugira. Umubyeyi we yari afite w'umumama, yapfuye 94, yaranze guhunga ngo batamutemagurira mu nzira, agwa mu nzu mu cyaha hafi, nawe yamubyaye gutyo, ntazi se, mbese nta na hamwe nakwerekeza. Ibyanjye ihangane cyane kandi ukomere. Niko ku isi biba bimeze, ntabwo biba byoroshye. Mu kazi ko mu rugo mwigeze mukundana? Twarakundanye. Ntabwo byoroshye cyane, ariko ihangane. Abantu mudukurikirana ntabwo ubuzima buba bworoshye. Ushobora kuba uri mutoya, ushobora kuba ukuze, ushobora kuba uri mu buzima bwiza, ushobora kuba uri mu buzima bubi, ariko ibihe byose urimo kiba gifite itangiriro, kiba gifite n'iherezo. Icyo nababwira ni uko iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe, kandi bavuga ko nta gahora gahanze. Ushobora kuvuka ukize ugasaza ukennye, ushobora kuvuka ukennye ugasaza ukize. Niko ubuzima bumeze, cyangwa se ukavuka ukize ukazapfa ukize, cyangwa ukavuka ukennye ukazapfa ukennye. Ubuzima nta farumire bugira, usibye guhora usenga, guhora hafi y'Imana kugira ngo nayo ihore hafi yawe. Turi kumwe rero n'umubyeyi Serafina, ni umubyeyi ukuze cyane, niwe uri kutuganiriza ubuzima bwe, niwe uri gutanga ubuzima bwe kugira ngo mubashe kumva ko isi ntawe itakaranga, ariko Imana iba ihari kugira ngo ihindure ibintu. Nanakubwira wowe rero ko iminsi ishobora guhimwa n'umwe, kugira ngo nawe aho uherereye ukomere. Niba ubona Serafina hari ikintu kandi wamubwira, tuba twatanze umurongo ufunguye, hari telefone tuba twatanze, hari kandi no kuba wajya hasi ukandika komenti, ushobora kuba waduhamagara, byose birashoboka cyane. Ukagira ikintu ubwira uyu mubyeyi, ushobora kuvuga ngo mu bana 6 reka nsubizemo 2 ku ishuri. Ibyo ngibyo nabyo ni umutima mwiza uturuka ku mutima w'Imana yabiguteyemo, kugira ngo uyu mubyeyi yo kuhora arira areba abana 6 mu rugo, nekereza yuko nawe uwo mutima wazawuhemberwa, kuko ni igikorwa cyiza kigoye. Mama, kugeza uyu munsi uri wenyine, ubuzima bwo kuba wenyine ntibukoroheye. Gufura imyenda mu ngo z'abantu bitandukanye, byo bivamo ibyatunga abana? Ntabwo bishoboka, bicwa n'inzara, ntabwo bikunda. Uguhaye amafaranga menshi byibuze yo gufura abarangahe? Ni 500. 1500 byibuze. Se ni akazi ukora ubona buri munsi, ku buryo byibuze uvuga ngo 1500, iminsi 2 ni 3, iminsi 4 ni 6, iminsi 6 ni 9,000, byibuze icyumweru ugakoramo 10,000. Bikaza mu minsi 2 nijye ukoramo 2, ikindi cyumweru ntubona akazi. Ukabana no kwirirwa biruka mu baturage, ubigize impuhwe akabaha icyo kurya. Ubwo abagumye mu rugo bakabwirirwa bakanaburara? Bakabwirirwa bakanaburara. Nkagenda ahantu hose, n'Imana ikagira icyo inkorera, umuntu akaba mpaye nk'icyo biro 2 by'umuceri, iminsi mibi ikagenda yicuma. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 umwana we mukuru afite imyaka ingahe? Yavutse 2 kabiri.
bagize 20. ubu nibwo ari kuzuza 20. wese ariga yarize cyangwa yariretse? Ubwo papa wakimara kugenda namubwiye ngo biparike ko ntabwo byari gushoboka. ngira ngo hari ni ubuzima byose, ariko uko ubuzima bwaba ubuzimye bwose ari igihe Uwiteka atanga umucyo. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo urere abana 6 wenyine, uri umubyeyi papa wabo yaragutaye. Nta gihe ajya guhamagara byibuze ngakubaza ukuntu abana bamerewe? Na telefone yayihinduye. Ubu kuva yagenda nta makuru yiwe ufite? Rikata ntayo nzi. Ntago yazi? Abana se niki bavuga ku kigenda rya papa wabo? Ubutoya buraganira ngo papa yaradutaye, ariko Imana izamuha umugisha. Nuko iyo bicaye baganira nuko bavuga. Abakuru bo cyane ko bo bazi ukuntu ibintu bimeze kugeza uyu munsi, abakuru bo babivugaho iki? Batagarutse ntacyo rwose, agize amahirwe akagaruka ntacyo twasubira mu ishuri tukiga nk'uko byari bisanzwe. Murumva ko mu rugo kwa Serafine ni agahinda, ni umubabaro, ntago ibintu bimeze neza. Gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo agata urugo, agata abana 6 n'umugore, ntago biba byoroshye. Amakuru ufite yagiye aba muri Kigali, aba hanze ya Kigali, yagiye hanze y'igihugu, aba hehe? Ari muri Kigali. Numva ngo yaciye ahantu umugore, abanyuze ku muhanda bamuzi bakabimbwira. Kubera ko mba ntagenda ku muhanda, ntagenda ahantu hose, bagenda yemwe n'umukobwa we barahuye Nyabugogo, ari kumwe n'undi mugore. Umwana araza arabimbwira, ni nta kibazo. Aramusuhuza se, aramwishimira nk'umwana we? Ntago yamushuhuje, yagerageje n'uburyo yamwirengagiza, ariko umwana agumya amuhanga amaso, arigendera ntawe uvugishije undi. Ko nta kintu kigaragara watubwiye mwapfuye, ko kandi byabaye mu gihe gitoya agahita agenda, ntabwo haba harakoreshejwe izindi mbaraga? Wenda se bikaba hari uburyo byagenze kugira ngo aguhurwe? Nta rindi banga ririmo aho waba waramenye? Kereka wenda abo bagore baba baramuroze, rwose nta rindi banga nzi. Nta rindi banga uzi? Ntaryo nzi. Umwana wa mbere yarageze mu wa kangahe, undi mu wa kangahe? Abakiga ni bangahe? Abiga ni 2, nabwo nta biroti bajya babona kubera kutishyura. Uriya wa mbere yarageze mu wa 5 segonderi, ubwo tudundaguza n'utwo turi primaire. Primaire nibo bakiga kubera ko batanabishyuza minerivare? Barabishyuza ariko ntago bajya bahabwa biroti kubera ko baba batishyuye. Ni ukuvuga ngo primaire ho barakwemerera ukiga, ariko ntibaguhereze biroti kubera ko uba utishyuye amafaranga. Ntago ubuzima bworoshye, burakomeye cyane, ariko Imana irahari. Kugira ngo rero abadukurikiye mwese muba mugenda mwumva uburyo ibintu biba bigenda bimeze hirya no hino mu isi, niba ubona uguwe neza uyu munsi, ariko ujye wibuka ko no mu mihana hari abandi kandi batamerewe neza. Abana biga watubwiye ko ari 2? Ni 2. Mu bana 6 harimo hariga abana 2. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko ushobora kuba wasubiza mu ishuri abandi 2 cyangwa bose bakajya mu ishuri bitewe n'umutima wawe, kandi Imana yabiguhera umugisha. Ni umubyeyi mu buzima bwa Kigali. Ese mama murakodesha? Ndakodesha, ariko nabwo ubu turi muri piriyave. Nyirinzu yampaye piriyave inshuro 2. Ni kuri Imana mfasha. Kuri Imana mfasha. Ubu umurima amezi angahe? Umurima amezi 4. Umurima amezi 4 mama yarihanganye? Yarihanganye n'ukuri. Amezi 4 urabona uri bwerekera he n'abana 6? Nanjye ndashushanya bikancanga, nkabura uko mbigenza.
niyo mpamvu naje gukora kino kiganiro umugira neza wangirira neza ni ukuri ni ukwitanga bihagije. Papa w'abana aho ari neza kuvuga wenda ngo ari Nyamirambo aha n'aha cyangwa se ari mu Kiyovu aha n'aha, waba uzi neza agace atuyemo? nkumva ngo ni Kimisagara hejuru abamutwaye kuri moto nibo babimbwiye atashyeyo. Kimisagara hejuru y'isoko hejuru cyane. Ubuzima ntabwo bworoshye, nyuma ya puriyave baragusohora mu nzu kuko ntiwakomeza kuyiba mutishyura. Papa w'abana we ndatekereza haba yarishyuye, ntabwo uragira igitekerezo ngo ube wagana inzego za leta, ubuyobozi bw'ibanze bukugira inama y'uko ibyo bintu ushobora kubyitwaramo, nibibi bishoboka bamugarure. Ese ntago uragira icyo gitekerezo? Icyo gitekerezo narakigize, ariko nshigaje kujya mu kagari akaba ari bo babikurikirana. Ese mwari mwarasezeranye? Oya, ntabwo twasezeranye. Isezerano mufitanye n'abo bana? Isezerano dufitanye n'abana. Nta mitungo yigeze ashaka se ngo abe ari kuyirya n'undi mugore, bimeze bite? Imitungo kereka kuba yarari mu itsinda abikamo amafaranga, ubwo niyo mitungo, nta wundi mutungo afite. Nanjye namubwiye ubu utinya aba bana uko bangana gutya niyo mpamvu ugiye? Aranyihorera yagira icyo ansubiza, twafunga twaragenda. Ntabwo ajya kumbura abana? Hashize byibuze kuva 2001 yagiye mu kwa kangahe? Hashize igihe kingana iki neza agiye? Yagiye muri 2000 mu kwa 10. 2001 mu kwa 10. Mu kwa 10. Ubu turi muri 2002 mu kwa mbere, bivuze ngo hashize amezi 3 hafi 4. Mu mezi 3 hafi 4 harya batubwiye ko ngo yashatse yanabyaye. Umwana bambwiye ko yamubyaye muri ya korona ya mbere, ariko ubwo nta makuru nagiye mbaza aha. Kuko yabyaye umwana mukiri kumwe? Tukiri kumwe tubana, ariko njye ntabizi. Bamubwiye ko yamubyaye muri yaguma mu rugo ya mbere. Ubwo bamubonaga n'uwo mugore nibo bambwiye batafite umwana yabyaye muri yaguma mu rugo ya mbere. Ntabwo wigeze ugira ubwoba cyangwa se ngo utekereze byinshi ko ashobora kuba wenda yakuzanira sida, cyane ko wumva babikubwiye mbere? Nagize ubwoba, ariko aho ntabwo ukuntu imibereho twari tubanye ntabwo nabitekerezaga, nta nubwo nabishyiragaho umutima, kuko naravuga ngo baramubeshyera. Turagumya turabana, aho agendeye nibwo nahise mbikurura ndabibona, nibwo nahise njya kwipimisha ngo niba mpagaze, cyokora nsanga Imana yarandinze ndi muzima. Nta mico se y'ubusambanyi wigeraga umubonaho muri mu rugo mu myaka yose mwabanye kuva 2001 imyaka 20? Iyo mico ntago wari uyimuziho? Iyo mico rwose ntayo nari muziho, kuko no kubyiga ubwo yabyize nyuma, ariko iyo mico ntayo nari muziho. Ubona ari iki cyatumye yiga iyo mico? Bwaba ari uburangare bwawe, yaba ari ingeso yize hirya no hino? Tubwiza ukuri, ubona ari iki gishobora kuba cyaramuteye kwiga iyo mico? Iyo mico niyo yagiye yiga hanze ahura n'abandi ahari, kuko rwose iyo mico ntayo yari afite. Yari umuntu wita ku rugo, kwita ku bana be, ari iyo mico ntayo yari afite. Ubuzima kugeza uyu munsi ntabwo bworoshye, ni ubuzima bukakaye cyane. Hanyuma ugera mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze, ni iyihe nama bakugiriye? Nibo bakubwiye kujya mu kagari, bimeze bite? Kubera ko uhera mu isibo ukajya mu mudugudu ukagera ku kagari, ubwo naragiye nabonye ibizambye abanyeshuri kwiga wapi, ndagenda ndabibatekerereza, banyandikira urupapuro ko bazamuhamagaza akemera kwishyura se, byakwanga
leta ikarigira ubundi buryo ibikoramo ariko abana bakiga. Ubu nibyo ntegereje. birimo birakorwa vuba se cyangwa harimo uburangare cyane ko amashuri aratangiye, ngira ngo urabizi ko amashuri yatangiye, abana bari mu rugo kandi icyizere cyo gusubira ku ishuri igihe nta gikozwe ntacyo, birimo birakorwa vuba cyangwa byaraparitswe? Byaraparitswe, nta gisubizo rwose mfite ubu. Hanyuma nyuma y'uko nta gisubizo ufite, abana bigaga nabo urumva ko barabona abandi bana bajya ku ishuri, ni agahinda ni amarira, n'iki cyo gukora aka kanya? Aka kanya rwose Imana ingobotoreye nkabona uburyo basubira ku ishuri, rwose nayishima nkayihimbaza. Ntago byoroshye, urumva ko ni ubuzima bukakaye abana baba babigendeyemo kandi nta ruhare babifitemo. Nyabuneka niki ushobora kuba wabwira uwo mugabo niba azaba ahuye n'iki kiganiro akakibona? Ndagira ngo umugenere ijambo, kandi ijambo rikuvuye ku mutima kandi rirambuye, ugire ikintu umubwira, kuko birashoboka ko iki kiganiro yakibona. Gira ijambo umugenera rirambuye. Ijambo mugeneye nuko yagaruka mu rugo rwe rwose nta kibazo, abana bakishima nk'uko bishimaga hari. Ubu nta kwishima kw'abana ngo papa. Icyo namubwira, cyo namukangurira nuko yagaruka mu rugo. Yes, ngira ngo hari naramuka abonye iki kiganiro, ibyishimo by'umuryango biramutegereje kugira ngo yongere aze kugira icyo afasha umuryango nk'umugabo watangije urugamba rwo kubaka urugo, akaba rutaye rwari rugeze mu mahina. Nibwo butumwa umugeneye. Nyuma y'ubwo buzima bwose bwo gukubitika no kubura ababyeyi, kutitabwaho ukiri mutoya, hari ubundi buzima bwihariye cyangwa se ni ikihe kintu gikomeye waba warahuye nacyo muri ubu buzima? Icyo nahuye nacyo mbere ntari nashakana nawe, nari ndi kwa nyogokuru, umuntu w'umusore amfata ku ngufu. Icyo nacyo cyarankomerekeje ku mutima kugeza na n'ubu. Ukiri kwa nyogokuru wawe? Ubwo hari nko muri ryari, nko muri 2000 we? Iya mbere y'intambara, kuko nabivuyemo intambara ihita itera, ubwo ni nk'Icyenda-gatatu. Icyenda-gatatu? Nicyo kintu cyankomerekeje. Kera iby'icyo gihe jyewe ntagomba mbizi, ariko uko biri kose uwo musore mwabarabanaga, mwari muturanye, byari bimeze bite? Turanye. Agufashe ku ngufu n'iki cyabayeho? Byarangiye gute? Yarakurikiranwe? Ntago yigeze akurikiranwa, ari gukurikiranwa nande se? Ariko nta mama nari mfite ngaramukurikirana. Mbega narigengaga. Nyogokuru ibyo ntago ari kubimubwira. Naracecetse ndatuza gusa, ariko mbigumana mu mutima. Yari afite nk'imyaka ingahe, we wari ufite ingahe? Icyo gihe nari mfite 13, ako yari mukuru cyane. Yari mugeze muri za 25. Yari mukuru cyane. Ko numva watangiye guhura n'ubuzima bubi kera. Hanyuma urahavuza i Kigali, cyaba ari cyo cyatumye uhita uhava? Nicyo cyatumye mpita mpava, mpita nzina i Kigali. Naho ngenda mpura n'ibizazane kugeza n'izi saha. Wigeze gukomoza ku buzima bwo mu muhanda? Waba warigeze uba mu muhanda? No mu muhanda nagiyemo ndagangika, biba by'ubusa. Nibwo nahise mva mu muhanda njya gushaka akazi ko mu rugo, ndagakora. Nibwo twakubitanye n'uwo mugabo, tuba turabanye, ariko ntago nari umukobwa w'umurara. Niyo mpamvu nanjye nabashije kuguma mu rugo icyo gihe cyose, ntago n'iby'uburara byari bindimo. Ndakomeje mbaye umumama. Mu gihe twagafatikanyije ngo dushake byibura aho twakagombye kwerekera,
nibwo ahise agira atya aragiye. Ni ukuvuga ngo ukiva kwa nyogokuru wabanjije kuza mu buzima bwo mu muhanda, wabumazemo igihe kingana iki? Wavuye kwa nyogokuru harya 1997 uba mu ushaka 2001, urumva ko hari haciyemo imyaka igera kuri 4. 97 nibwo watangiye ubuzima bwo mu muhanda, ubuva mu ryari? Nabuvuyemo 99. Wabumazemo imyaka 2. Wagangikaga hehe mu buzima bwo mu muhanda? Duhereza ishusho y'ubuzima bwo mu muhanda, wari ubayeho gute? Mu muhanda twari tubayeho nabi. Mu muhanda no kunywa kore, mu muhanda no guhura n'abagabo batandukanye, mu muhanda n'ubuzima bubi cyane. Ubwo mama umwe yaraje kunyegera aranyigisha ati dore urakuze, ati rwose ibi ntago bikubereye, gira ubivemo ushaka akazi ko mu rugo ukore, nta kibazo, ni ngaho kanshakire. Arakanshakira nkajyamo ndagakora. Uwo mugabo tuza guhura turaganira ati ndashaka umugore, nta kibazo ndahari. Turashakana, nkura muri ako kazi ko mu rugo turashakana. Mu myaka 2 uri mu muhanda wabaga hehe? Ni hehe wakoreraga? Ni hehe wararaga ingange? Se hari abantu bazwi cyangwa se uzi mujya muhura mwabanye muri ubwo buzima bakiburimo kugeza aka kanya? Turahura ni n'abakuru bamwe ni n'abakecuru. Twararaga hari Sainte Famille, akaba ariho tugangika. Saa sita tukajya gusaba imisigire mu mujyi ku maresitora, nimugoroba tukaza tukaryama hari Sainte Famille. Ubu waraye ku ikarito, imvura irakunyagira, uri umukobwa? Ni ukuri nayirayeho. Urya ibiryo byo mu ngarane, none na n'uyu munsi ntabwo ubuzima burakemuka. Ihangane cyane. Ngiriye neza, ubwo buzima ntibugaruke. Ntayishima. Ihangane cyane, komera, Imana irahari kandi izakugirira neza cyane. Kuva mu ubwo buzima bwo mu muhanda wamazemo imyaka 2, ujya gukora akazi ko mu rugo, ukavamo ujya gushaka, kugeza uyu munsi, ni irihe somo byibuze rikomeye ushobora kuba warakuyemo? Isomo ryo kugira ngo mve mu muhanda, abonaga nzapfa nabi kandi nzabyara abo bana nkababyarira mu muhanda. Bavuga Imana nkura muri ubu buzima bwo mu muhanda, ninagira umuryango sinzagira umuryango ndi mu muhanda, kuko benshi twabaga turi kumwe babaga barabyaye bakasanga bafite imiryango barara mu muhanda. Ariko ngiye nkicara nkabisaba Imana, Imana mbabarira ne kuzagira imiryango nyine mu muhanda. Imana irabinkorera, ariko ndayisaba ngo n'ubu icyo kibazo ntikizongere kumbaho. Ntabwo byoroshye. Mu bana ufite 6 ni bakuru, ubuzima ntibworoshye. Hari igihe umwana abona ubuzima butoroshye agafata umwanzuro wo gutoroka nawe akajya mu muhanda. Ntawe uragenda? Ntawe uragenda, ndi kumwe nabo mba mbigisha, kubera ko nabinyuzemo nzi ububi bwabyo, buri teka nicara mbibigisha. Ikindi iyo abana babonye ubuzima bukomeye, bafata umwanzuro wo kujya mu biyobyabwenge, mu bisindisha, mu kwiyangiza mu rwego rutandukanye. Ntabwo baratangira kugana izo nzira? Ntabwo bari babijyamo. Imana iracyabafasha? Irabafashe, ni ukuri mpora nyitakambira. Ni iki ushobora kuba wabwira ababyeyi muri rusange? Ni ukwigisha abana, tukajya duhora tubigisha, kuko n'inyigisho usenga n'Imana ngo ibagufatire, kuko ntago inyigisho zanjye arizo zabafata, Imana niyo ibafata. Icyo nazibagirwa nuko naraye mu muhanda, nkarara ku ikarito, imvura ikanyagira. Ikindi nazibagirwa ni iyi nzara ngize umugabo yarantaye, icyo nazibagirwa.
ese byibuze umugabo wa gihari nubwo wenda nabwo bitari byoroshye yarahahaga ku buryo wabonaga ko nta kintu mu rugo habayeho nabi, ntago ubuzima bwari bukomeye? ntabwo bwari bukomeye rwose, byari amahoro, yarahahaga akamenya urugo, menya n'abo bamutwaye aricyo yagiye ashora byibura bakamujyana ubwo, kuko abo basangiranaga barambwiraga atararekura, ati kwikofa ararekura, nuko nta kibazo rwose twari dufite mu rugo. Yes, ntabwo ubuzima bwari bworoshye kandi kugeza uyu munsi ntabwo biroroha. Reka tugende twerekeza ku musozi ikiganiro, ariko mu byo twavuganye byose hari ikintu wumva wibagiwe ushobora kuba wavuga? ntacyo mwibagiwe, kereka ubuzima bw'umugabo nawe 94, nawe yisanze mu mujyi amaze kumenya ubwenge, kuko nawe yarerewe kwa nyirakuru, aho kwa nyogokuru ni naho kwa nyirakuru wa mama we. Ni ukuvuga ngo kwa nyogokuru wawe no kwa nyirakuru wa mama we bari baturanye? Doko warererwaga kwa nyogokuru nawe warererwa kwa nyirakuru? Ariko wanzi ngiye ntamuzi. Ubwo rero nawe yize mu cyaro nyine kwa nyirakuru, nawe ubuzima ni nk'ubwanjye, nawe intambara ibaye, mama we kuko wari muremure mugera mu kwaha, yari afite mama we muremure, mama we yanga guhunga ngo batazamutemagurira mu nzira, agwa mu nzu yari arimo, ariko nawe nta nzu bagiraga, barakodeshaga. Ubwo umuhungu nawe ntago babanaga, yabaga ukwe, ashiduka mama we yarapfuye atamweretse se. Nawe kugeza uyu munsi ntabwo azi se? Nawe ntago azi se. Ntabwo yigeze se anamubwira mbere y'uko mama wapfa, cyane ko yari amaze kuba mukuru, ngo anamubwire na gatoya ku buzima bw'uko yavutse? Ntaho bahuriraga, usibye ko yamuganirizaga ati papa wanjye ni uwuhe, akamubwira ko ari umusirikare, umusirikare utazi ahantu atuye, nawe yaherutse atera inda ntakongera kugaruka kureba umwana mu mujyi. Ariko mama we nawe isambu yo mu cyaro kubo bava inda imwe yahise ayigurisha mbere y'intambara, ariyo yari yakagiyemo abana byaye, ahita ayigurisha aza mu mujyi. Ageze mu mujyi arakubitiriza biranga, ya mafaranga amushiriraho, ajya mu bukode, arakodesha. Ubwo yapfuye ari mu bukode atakibana n'umuhungu we, akaza gupfa gutyo atamubwiye ati wenda papa wawe yari atuye hasi cyangwa se papa wavuka aha. Ni icyo gikomere nacyo kimora ku mutima. Ese mamugira telefone? Ndayifite. Tanga nimero zawe ku buryo umuntu ashobora kuba yaguhamagara. 07 70 93 765. Ngero zisubira. 07 70 93 765. Yes, ngira ngo umubyeyi atanze nimero ye, ushobora kumuhamagara, natwe tuba twakizeho izacu twamukugezaho. Igihe ubonye ikiganiro wenda ntukirangize ngo ugere hatanze nimero, ariko kandi wanamanuka ugatanga komenti, rwose icyo wakumva ushatse gufasha uyu mubyeyi muri ubu buzima wamufasha, kuko ibi ngibi byamubayeho, isi nisakaye nawe byakubaho, ariko ubaye hari icyo wakoze, hari n'icyo wakibutsa Imana. Ubuzima ntago buba bworoshye nkuko twakomeje kubigarukaho. Ni Habi, ni Bridge Star TV, tuba turi kugenda tuganira tubazanira abantu b'ubuhamya hirya no hino, kugira ngo abahanga bo gukora muri ibi bihe batangire bakorera umugisha, kandi ntekereza ko umugisha utajya uvamo umuvumo kirazira. Hanyuma mama, turimo turasezera, n'iki wumva ufite kubwira abantu? Icyo nabwira abantu cyo gukorera umugisha rwose neza uyisanga imbere, rwose gukorera umugisha ni ibintu byiza cyane. Ati gukorera umugisha ni ibintu byiza cyane, kandi koko nibyo ni ibintu byiza cyane.
reka rero tubashimire mwese abatigeze bakuraho kuri iyi video mpaka irangiye, tunabashimira ko umugize umutima wa kimuntu wo gufasha kugira ngo uyu mubyeyi yo guhora arira. Tunabashimira kandi ko umusharinga iki kiganiro hirya no hino kugira ngo mukigeze kure, ni inkunga waba ukoze ikomeye yo kugira ngo utabarize uyu mama ndetse n'umuryango n'abana, nkuko wumvise ubuhamya ko umugabo yamutaye, kandi nawe byakuzanira umugisha mwinshi. Reka rero dushimira abantu mukomeje no gukora subscribe, abantu muduhereza ibitekerezo bitandukanye, imirongo yose bifunguye. Ni Habi nk'ibisanzwe, ni Bridge Star TV. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha.